Reka mbasuhuze inshuti bakunzi ba L.G TV Rwanda, twizere ko meze neza cyane kandi ibintu byose ari amahoro. Twizere ko gahunda zose murimo ziri kugenda neza cyane, kandi tunabifurize kuba mukomeza kugira umunsi mwiza, umunsi wa gatanu w'icyumweru. Birumvikana mukomeza kugira n'intangiriro nziza za weekend, dore ko weekend itangira kuwa gatanu. Birumvikana twizere ko rero itangiye amahoro ndetse muri kugenda mukora byinshi bitandukanye, ariko mwibuka kugumana natwe kuri L.G TV Rwanda, ukora like na share, sharinga inkuru zacu ku nshuti zawe. Birumvikana ufata inkuru yacu, sharinga inkuru inshuti zawe. Birumvikana kugira ngo nabo bagende bamenya byinshi bitandukanye bibera hano kuri L.G TV Rwanda. Ikindi kandi wowe utarakoze subscribe, ukora subscribe kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane, kandi tunabonereho dushimira abamaze kuba bakora subscribe. Tuyifurize rwose kugira amahoro y'Imana. Muri abantu bakomeye cyane, kandi namwe mwese murebe inkuru zacu, muri abantu bakomeye cyane, muri inshuti z'akadasohoka. Birumvikana twizeye ko rero natwe tuzakora uko bishoboye kugira ngo dukomeze tubageze inkuru ziri hit, inkuru zishimishije, inkuru ziri kugenda igezweho. Birumvikana muri aka kanya nje kubabwira byinshi bitandukanye. Birumvikana bisohotse kuri nyakwigendera wababaje abantu benshi cyane hano mu Rwanda, akaba ari Padiri Obald Reba witabye Imana. Birumvikana aguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azize ingaruka za COVID-19, aho yanduye COVID-19 rero akayikira, ariko kubera ingaruka zayo akaza kuba ahitanwa n'ingaruka zayo. Birumvikana rero icyo nje kubabwira nuko hari amakuru asohotse avuga ko aho Padiri Obald Reba azashyingurwa hamaze kuba hamenyekana. Benshi rero bibazaga aho uyu mupadiri hazashyingurwa, aho azashyingurirwa. Birumvikana n'igihe azashyingurirwa rero byamaze kuba bijya ahagaragara, akaba hazashyingurwa mu karere ka Rusizi. Rero umurambo wa Padiri Obald Reba uzagezwa mu Rwanda kuwa gatandatu nimugoroba, kuwa mbere tariki ya 2 Werurwe 2021 nimugoroba, ugezwe mu karere ka Rusizi nk'uko umunyamabanga wa Diyoseze Gatolika ya Cyangugu yabitangaje. Urumva ko umurambo wa nyakwigendera uzagera mu Rwanda ku itariki birumvikana kuwa gatandatu tariki ya 30, ukaba uzagerwa hano ku wa gatandatu. Birumvikana ukazaba ushyitswa cyangwa se ujyanwe Rusizi ku itariki ya 2. Birumvikana nimugoroba ugezwe mu karere ka Rusizi nimugoroba ku itariki ya 2 z'ukwa gatatu. Birumvikana rero nk'uko amakuru abivuga, ku ibanga ry'amahoro niho azashyingurwa. Iki kikaba ari ikigo Padiri Obald yashinze ngo abaturage bajye baza kuhaganirira n'Imana. Rero ako gasozi bazashyingura Padiri Obald Reba ko kwibanga ry'amahoro, na gasozi kashinzwe nawe ku giti cye kugira ngo abakristo batandukanye bava impande n'impande. Akaba ari ahantu hateranira abantu benshi cyane. Bamwe muri mwebwe mushobora gukora mwaragiyeyo, bamwe muri mwe mushobora kuba muhaturiye, bamwe muri mwe mushobora kuba muhazi, ariko na ahantu mbere ya COVID cyangwa se atarazi ibibazo bya COVID bibuza abantu guterana, na ahantu hateraniraga abantu benshi cyane bagiye kuba bajya mu isengesho. Ndetse nk'uko padiri yashinze aka gasozi abiteganya, abenshi bakaba bajyayo kuganirira n'Imana. Rero ku ibanga ry'amahoro ni amagambo abanza hejuru ku cyapa kiri ku rwinjiriro rwaho nko mu ntambwe 200 uvuye aho kiliziya yaho yubatse. Ni mu kagari ka Kamatita mu murenge wa Gihundwe, ku kilometero nka 1 uvuye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kamembe. Birumvikana rero aka ni agasozi gateretse ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, aba witegeye neza ikirwa cya Nkombo n'ibice byinshi by'Ubukavu muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Hirya gato hari ishyamba rigari rya Farimakina, rikaba isoko y'akayaga keza gahuha mu ibanga
ry'amahoro. Urumva ko rero ibanga ry'amahoro riri ahantu heza cyane, ahantu bureba Goma yose, ahantu bureba Ibukavu Plito, ukareba muri Kongo Ibukavu, hirya gato ukabona ishyamba rya Farimakina rikaba ndetse n'iryo shyamba rikaba isoko y'akayaga keza gahuha kwibanga ry'amahoro. Urumva ko rero iryo banga ry'amahoro turi ahantu heza cyane, rikaba ari ahantu ushobora kubureba muri Kongo, rikaba ari ahantu hari agashyamba ka Farimakina katuma iryo banga ry'amahoro cyangwa se ako gasozi yubatseho kazana hakayaga birumvikana gatandukanye kandi keza cyane. Rero mukomeze mukore subscribe, wowe uje aka kanya akora subscribe kandi like na share, fate inkuru zacu zisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nazo zigende zimenya byinshi bitandukanye biri kugenda bivugwa hirya no hino ku isi birumvikana, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo birumvikana. Rero dukomeje n'inkuru yacu, atunganyije neza ubusitani bwiza kandi bugari butohagiyemo ibyatsi n'ibiti, ni bimwe mu bikwakira ukihagera. Birumvikana ko n'amashusho menshi hajyanye n'imyemerere gatolika nayo ahari ku bwinshi. Ni Padiri Obald Reba ubwo hatangije muri 2012 ngo abantu bajye baza kuhasengera. Urumva ko rero Padiri yagiye akora byinshi bitandukanye. Padiri Reba akaba ari nawe rero watangije aka gasozi k'ibanga ry'amahoro, akaba ari agasozi kazaho rero kazaho gusengerwaho n'abatari bake birumvikana, mu buryo bwo kugira ngo abantu bajye baza kuhasengera bavugane n'Imana baruhuke, ndetse akaba ari agasozi cyangwa se akaba ari wo wakiyubakiye muri 2012. Ibi niko bimeze kuko twasanze abantu bake bari hirya no hino mu busitani bari gusenga, ni bake kubera ingamba zo kwirinda COVID-19. Baduhamirije ko bahakirira koko kandi bakasubirizwa ibibazo n'ibyifuzo byabo. Hubatse kiliziya nziza kandi nini, bigaragara ko ari ya vuba aha, ngo yatashywe muri 2019, nayo si benshi bari kwigana kubera kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19. Ku rutambiro rwayo harateguye kandi hari ifoto nini ya Padiri Obald Reba. Mu nzira zigana aha ibikorwa byo kuharimbisha no kuhasukura byaratangiye mu rwego rwo kwitegura imihango yo kumushyingura izahabera. Nyuma yo kumva urupfu rwa Padiri Obald Reba, abaturage biganjemo abagatulika cyangwa se abakatolike basanzwe n'agahinda no mu byifuzo byabo ngo bumva yagirwa umutagatifu. Urumva ko abakristo batandukanye bari bamuzi, upadiri wari uzwi mu gihugu cyose kubera ibintu byose yagiye atandukanye, byaba bijyanye n'ibisanamitima, yaba ibijyanye ubumwe n'ubwiyunge, yaba ibijyanye no gusengera abantu bakaba bakira indwara zitandukanye, zaba izanze kuvurwa n'abaganga ndetse n'izanze burundu. We yaragusengeraga kubera ingabire yari yarahawe n'Imana yo gusengera abantu bakaba bakira. Yasengeraga abantu bakaba bakira birumvikana, ariko bigaterwa n'uko wizeye. Niyo mpamvu abakristo bavuga bati rwose kubera ibintu yakoze bibaye ngombwa bamushyira mu batagatifu. Padiri Obald Reba yatabarutse mu ntangiriro za Mutarama uyu mwaka azize uburwayi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umubiri we uzagezwa kuri diyoseze ya Cyangugu tariki ya 1 Werurwe 2021 saa 11 saa nimugoroba, nuko bitangazwa na Padiri Komerusenge Atanaze, umunyamabanga wa diyoseze gatolika ya Cyangugu. Kubera iki Padiri Reba azashyingurwa ku ibanga ry'amahoro kandi hari amarimbi yihariye yashyingurwamo abapadiri? Ushobora kuba wibaza icyo kibazo, kubera iki Padiri Obald Reba azashyingurwa ku ibanga ry'amahoro kandi hari irimbi rishyingurwamo abapadiri? Padiri Atanaze avuga ko byatewe n'uko ari ahantu hakomeye kandi hagaragaza ibikorwa Padiri Reba yahakoreye,
kuhamushyingura kikaba ari igikorwa cyo kumuha agaciro. Padiri rero Rugirangoga yarazwi cyane mu bikorwa by'isanamitima, aho yafashije mu kunga benshi mu bishe n'abiciwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibikorwa bye bizwi cyane muri paruwasi ya Mushaka yabayemo igihe kirekire, byaje no gutuma ashyirwa mu barinzi b'igihango ku rwego rw'igihugu. Birumvikana azwi kandi mu gusengera abantu batandukanye bagakira. Yavukiye i Nyamasheke mu 1956, ahabwa ubuseserdoti mu 1984. aba umwe mu bapadiri bane ba mbere ba Diyoseze Gatolika ya Cyangugu, dore ko aribwo yari igishingwa. Urumva ko rero ni byinshi bigenda bivuga kuri Padiri Rugirangoga. Mwumvise n'impamvu azashyingurwa kuri kariya gasozi ntashyingurwe mu irimbi risanzwe rishyingurwamo abapadiri. Reka rero tumubwiye tuti Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Rero reka tubashime, dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza.